Akira. Icyana ariko. Akira. Ntabwo tubiza iyi mpano. Akira. Akira igitangaza. Akira umukobwa. Korana n'iki ariko uri kuzinsuhuza basi umaye pisi urumva ntabyo yego mana ibyo bintu ariko ntabwo aba ari neza tu ariko abana b'iki gihe kuki nta kinyabupfura mugira habe no kumpa karibu ahubwo umva amagambo yose ubumbwiye kuko ubwo urumva ari byo kuki mugerageza mwihesha agaciro okay ngaho injira muri iyo nzu ushaka kwinjira si kwa mungu wawe ngaho ni karibu ugenda nese ubundi kutinjira wabuze iki ariko se muko koko ubwo nta soni ugira urumva ahantu wampereye koko nka kwihorera nawe koko wamboneranye niko ugatinyuka ukanyita umusaza bigeze aho ngaho ngo agakecuru ariko uzi ko mushira isoni ubwo kuko urumva ugiye wahereye umuntu nkanjye ukubereye sobukwe ugatinyuka ukambira amagambo angana gutyo ariko abakobwa b'iki gihe koko mwabaye muti undi sibyo byose babimbwa ushingiye kuki niba witwaza uru rugo kubera gahungu kawe ugafata ukajyana mwese mujyane muri kiriya cyaro kiwanyu uranyumva neza hiriya mbwa gusa ubundi sishoboye iki yifata uyijyane niko muko ugatinyuka mu mwana wanjye n'imbwa imbwa situnga umugore niko sha koko naho ngaho mugeze koko ugiye kunsuzugura ugiye no kunsuzugura umwana ngo n'imbwa ariko mwagiye muca bugufi koko mukamenya uko ingo kuko bazubaka ubwo nibwo burera ababyeyi baguhaye ariko reka ibyo tubyihorere reka tubyihorere nta kibazo okay nari muzaniye impano y'ikote akira rifate uri munshyikirize ngiye nditahiye ndumva nta bindi byinshi nakwirirwa mvugana nawe byantera gucumura akira uri munshyikirize ariko mwebwe nta nubwo mubasha kwitegereza umuhungu wanyu niba ari imbwa hari imbwa yambara ikote na karuvati cyokoze icyo nakubwira utwara uwo mwanda wanyu muri ra vumbi mwarikuyemo ubuzanye ako gakote rero ubu se hano habuze ibyo kwambara iryo kote se ryo yararibuze ubona se basi abayeho nabi yambara nabi ibyanire akira ibyana ariko akira ntabwo tubiza iyi mpano akira akikira igitangaza akira umukobwa akira okay sawa sawa ndarijyanye ndanitahiye
nzaba ndeba ahantu muzankura nzaba ndeba ahantu muzankura n'urugo rwanyu ntabwo nzarugarukamo sha ntabwo nzarugarukamo kabisa na rimwe bisanzwe tu. Ndumva byaranje ariko nta kundi mwana. Bosa yabonye kuzana nyine antera injuga ngo wakino kurompeka akuburebye ibintu niwane. Cyane ndumva yiza ben. Nta mutima mubi. Nta kundi mwana seka ariko tuba dukwiye kubaho. Iki noneho Ben, ndakunda wala. Sana bitu, mwana. Sana ndagukunda ariko nakunda. Iki. Tumba phone irimo gusona. Ndeyo umuntu mamagaye bana. Yo Dan. Mr. Mungu waje. Ewa, ni sawa kabisa. Wavuye mu kazi se? Ewa, muri bwo nyagera tu. Madamu yakubwiye ko nabasuye. Ubiki? Madamu yakubwiye ko nabasuye. Oya. Yari kukubwira ko wakubwiye ibyo naboneye iwawe. Ibyo waboneye iwanjye se n'ibiki kandi? Ese muze, ubu urikoze uvuye mu cyariyo yose nguje hano. Wari ufite iyo gahunda hano. Ubundi se ka gakecuru ko mu cyari wanyu kameze gatera. Ariko se mukobwa, koko ubwo nta soni ugira? Urumva ahantu wampereye koko nka kwihorera nawe koko wamboneranye? Niko ugatinyuka ukanyita umusaza bigeze aho ngaho ngo agakecuru. Ariko uzi ko mushira isoni? Ubwo kuko urumva ugiye wahereye umuntu nkanjye ukubereye sobukwe ugatinyuka ukambira amagambo angana gutyo. Ariko abakobwa b'iki gihe koko mwabaye mute? Ariko wa musaza ntugiye isoni. Ubundi si byo byose urabimbwa ushingiye ku gihe. Niba witwaza uru rugo kubera gahungu kawe, ugafata ukajyane mwese mujyane muri kiriya cyaro cy'iwanyu. Uranyumva neza? Hiriya mbwa gusa. Ubundi si ishoboye iki? Gifata uyijyane. Niko muko ugatinyuka ngo umwana wanjye n'imbwa? Imbwa situnga umugore? Niko sha koko naho gaho mugeze koko ugiye kunsuzugura no kunsuzugura umwana ngo nimbwa. Ariko mwagiye muca bugufi koko mukamenya uko ingo koko bazubaka. Ubwo nibwo burera ababyeyi baguhaye. Ariko reka ibyo tubyihorere. Reka tubyihorere nta kibazo. Okay. Nari muzaniye impano y'ikote akira rifate uri munshyikirize. Ngiye nditahiye ndumva nta bindi byinshi nakwirwa mvugana nawe byantera gucungura. Akira uri munshyikirize. Ariko mwebwe nta nubwo mubasha kwitegereza. Umuhungu wanyu niba ari imbwa, hari imbwa yambara ikote na karuvati. Cyokoze icyo nakubwira. Utwara uwo mwanda wanyu muri ravumbi mwarikuyemo. Ubuzanye ko gakote rero ubusa hano habuze ibyo kwambara. Iryo kote se ryo yararibuze. Ubona se basa bayeho nabi yambara nabi. Ijyanire. Akira. Ijyana ariko. Akira. Ntabwo tuzanye impano akira. Akira gitangaza. Akira mukobwa. Akira. Okay, sawa. Ndarijyanye. Ndanitahiye. Nzaba ndeba ahantu muzankura. N'urugo rwanyu ntabwo nzarugarukamo sha. Ntabwo nzarugarukamo.
ntari bikupa kupa nyine ndaza tubikemure hari utuntu ngiye kujyamo. Ese na nyoko muri iyi minsi ari kuvuga ko ashaka kuza kubasura ubwo azababwira n'amakuru y'uko byagiye yuko yasanze mumeze. Nta kibazo uzamubwira aze rwose wenda nzabana n'ahari nta kibazo. Sawa. Nukuri nta kintu nakora. Please mbabarira. Unyumve yuko nta kintu nigeze mubwira. Nese ko ndeba undakariye. Nese mana abasaza bo mu cyaro bayobewe wowe iyo bagiye gusura ingo z'abana babo. Ibi bintu tugiye kubikora. Mana nidushake tubipfe n'ubundi naheza yize. None se ubundi kuba ndi kukubwira ntiwumve ibyo se yaje akakubwira se nibyo wumvishije. So murabana se? Sawa tubivuye hano. Sawa nta kibazo ndifite. None uko wagira ngo uridage. Nese ubu iyo wibwira ukumva ibintu byo mu cyaro ukanarinzana ubwo se byo ni ibiki bunzana. Nagusekura. Nanjye ngagusekura. Kandi nagusekura. Nanjye gusekura ariko. Njye mbikore kubibona. Ubwo se njya kugusekura byananira. Ni amaboko abiri kuri abiri. Ariko uribuka ko iyi mitungo ari yanjye. Yamaze muri ibi byose muri iyi minota byahita bihinduka imiyaga ubireba nta na kimwe wakora. Kandi urikizana nziko. Yiwehe wanshatse ariko utanze. Kandi nzakwereka. Ntabwo warunzi. Ariko mbega abagabo wajya mwararozwe ubundi sawa kureba muri kiriya cyaro ukaba umugabo muzima. Babe, tubipfubeshe wangu. Ni ibintu bya Vienna nubwo nzi ko ari n'ukuri. Bose mbabarira Vienna badukorogoshoye wangu. Mbabarira ibiti byirengagize kabisa. Iki ni iki se ubu wamenya Vienna avuga ibiki? Ntabwo nanabimenye kabisa. Ikibazo cya mana ntabwo ujya wumva n'ujya ubasha kunyumva ibyawe ni iwanyu. Nese njye naje hano ntawacu ngira. Okay, basi mbabarira. None ushaka kwiyumva nawe. Hejuru yo kunyurira si imitungo yawe. Ese wowe ntitwatukanye ni wawe? Nagututse ariko se njye naguturi nawe nigeze ngucyurira imitungo yawe. Basi njye nagututse ntaribe ariko nyihangana. Nizere ko bitazongera kubaho. N'undi munsi bibaho isona nyoko bazaze babe hano baba umugore wawe. Sibyo? Nta nubwo bishoboka. Njye nkabura umucongo wanjye. Wapi wanjye? Ntabwo nabura umucongo wanjye ngo mbyihanganire. Nese mani tuvuge yuko urwo ari rwo rukundo mfite. Ako baby ndanakwemera wala. Ako nibwire yuko utazongera kumva amabwire y'iwanyu mana. Ntabwo bizongera wanga si wowe so ushona so yokasi. Okay. Nari. Wongera irindi nota na rimwe. Mpita mbibona. Niki ntabyo nakora. Merci. Uraho mwana wa? Ndahanye. Urareba hari ahandi magaze. Mwana wa wantuye. Ntabwo urako nari mutuye koko. Ariko abakecuru b'iyi minsi nta n'isoni bakigira. Ubu je wikorera ako kantu rero ngo uraje ngo umukazana waguture. Ubu se hari uvuye niho ndi buguturire. Ubundi sibyo ni ibiki uje kuntu. Hakurandorera uwo mwiteteshwa ubivanye hariya hepfo wanyunguje kunetaho. Uranetaho se ndi umukobwa wawe cyangwa ndi wa muhungu wawe uri kwitetesha.
mvana imbere. ego rwarinda noneho nitahire. Record action. Ndumva soni irimo phone irimo. Action. Reba umuntu uzayidage nkaho utagira ubwenge. Oya, uratangira mutongane. yagiye mu guteta Abantu wabyibagiwe. Ujya kumbwira. Kandi ntunsome mu bwana. Ngenda bifuza ikintu Kiri kubifata.